ibintu byabaye muri arena kuri igitaramo cya Richard Nike ni ukuri bikwiye kwandikwa kugira ngo bizasigare nk'amateka. Umuntu wese uvuga ko yerejwe kuramya no guhimbaza Imana ajya asoma urwandiko akopera ibyo asomye narangiza yitoze kubigenderamo. Yego, iyo niyo point ya mbere. Yego, igitaramo cya Richard nabonyemo ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Yego, ikintu cya mbere ari ijambo ry'Imana riva muri Zaburi rivuga ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. yego, yego. hanyuma haje kugaragara umupasiteri wari umaze igihe atakivugwa nyuma y'uko bafunze minisiteri ye, ndavuga Julienne Kabanda. yaje kugaragara nk'umuvugabutumwa wari watumiwe muri iki gitaramo ariko utarigeze agaragara kuri poste n'imwe. byaba ari ukubera ko batashaka kugira ngo abantu bamenye uwo ari we uzabwiriza cyangwa n'ubwiru n'ubundi yarinze agera ku ruhimbi mutazi ko ari ugiye kubwiriza. Mu kuri guhari twebwe tubwirwa amakuru y'igitaramo n'abatumirwa bacyo. Ntitwigeze tubona afishe ntitwigeze tubona Julienne Kabanda kuri afishe. Byabaye nka surprise. Ariko turashima Imana kubw'iyi surprise twabonye kuko nabyo ni ibintu ngiye gusobanura ku rwego rwandenze. Njyewe nagiye mu makonseri menshi atandukanye. Njyewe kuri avi yanjye Richard ategura konseri. Yego, nagize ubwoba. Nubuhe bwoba nagize? Yego. Amakuru y'iminsi umeze ute, waramutse ute, ni amahoro? Umva turashima Imana muri byose. Tuguhamagaye turi mu kiganiro Gospel Talent Show, ndi kumwe na mugenzi wanjye bita Remy Ayaya. Turi kugaruka ku gitaramo cy'umuvandimwe Richard N'ikigendaye cyari kibereye muri BK Arena. Nk'umuntu wari uriyo cyagenze gite BK? Justin. Yego. Ibintu nabonye muri Arena uyu mugoroba bikwiye kwandikwa kurusha kuvugwaho. Yego. Parce que les paroles s'envolent. Reka gato mu kanya gato ubimbwiro neza. Cyane rwose. Bikemu. Yego. Nishimiye kongera kukwakira nyuma yo gutumikira wadutumye. Yes, Justin. Wari utangiye tubwira ati ntago ari ibyo kuvugwa ahubwo n'ibyo kwandika, abantu bakabyandikaho bakabivugaho ibyara bibaye muri BK. Nabyo bimeze biti. Oya, umufaransa yaravuze ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent toujours. Yego rwose. Ibintu byari ntabwo mvura Ufaransa. Ibyo abantu bavuga bishobora kuguruka bikagenda ariko inyandiko igumaho. Ibintu byabaye muri Arena kuri igitaramo cya Richard Nike ni ukuri bikwiye kwandikwa kugira ngo bizasigare nk'amateka. Umuntu wese uvuga ko yerejwe kuramya no guhimbaza Imana ajya asoma urwandiko akopera ibyo asomye narangiza yitoze kubigenderamo. Yego, iyo niyo point ya mbere. Yego, igitaramo cya Richard nabonyemo ibintu bibiri cyangwa se bitatu. Yego, ikintu cya mbere ari ijambo ry'Imana riva muri Zaburi
bivuga ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Yego. Harimo ikintu kivuga ngo Imana yerekanye ko ishyigikira uwo yasize. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nabonye ko iyo ubanje imbere Imana nayo gukorera protokole y'ibisigaye. Yego. Igitaramo cya Richard Nick biragoye gushakira ubwiza bwacyo ngo wenda ngo cyafashe igihengo cyo gutegurwa nk'umuntu ategura igitaramo. Yego. Urabona ari ukuntu umuhanzi ategura concert akamara nk'imyaka 3 abivuga bipanga. Ariko nta n'imyaka 2 nta n'umwaka twamenye ko Richard agiye gukora igitaramo. Ugiye yigeze abitangaza byarapfuye nticyaba ku gihe cyateganijwe. Biragoye kumva ko igitaramo cyagize ubwiza nk'ubu budasanzwe. Yego. Kitarabanje no kuza mu matwi y'abantu ngo bamare nk'imyaka 2 bazi ko ibyo bintu bizaho. Richard Nick yerekanye ko yahamagawe n'Imana. Njyewe kuri avi yanjye Richard ategura concert. Yego. Nagize ubwoba. Nubuhe bwoba nagize? Yego. Umuntu amaze imyaka 17 18 ataza kuririmba. Afite indirimbo ze zamenyekanye zimera nk'indirimbo zo mu gitabo. Abakuru, abato, abahisi, abagenzi, abakomeye, aboroheje, abize n'abatarize barazikunda. Ariko kubera ko umuziki ugenda wagutera n'imbere haza n'abahanzi bashya, njyewe nafataga nk'aho Richard atakira umuhanzi munini kubera kumugereranya n'abandi bahanzi benshi bo muri young generation, kandi bo bakora buri munsi. Mu gihe we yararirimbye aragenda niyongera gushyira ama compositions menshi y'izindi ndirimbo, kuko umuhanzi arangwa no gukora cyane kugira ngo agume ari update mu muziki. Ariko natangajwe n'ukuntu we yaririmbye akagenda agasiga aririmbye. Buriya iyo akiza kubaho muri iriya myaka handikagwa nk'indirimbo zo mu gitabo, ziriya ndirimbo za Richard zagakwiye kuba nazo ziri mu gitabo. Kuko sinzi ukuntu umuntu amara imyaka 20 akoze ibintu bigasigara mu mitwe y'abantu buri mwaka ukumva birahora ari bishya. Mbo nkurikije generation turimo y'uyu munsi no muziki w'uyu munsi wa none, nukuri nabonye ibintu nge ntigeze na expecting. Njyewe ntabwo nigeze na expecting ko wabonye ni ibiki bikemi. Ibyo bintu wabonye ni ibiki kutari kubigarukaho? Dore ibintu nabonye. Njyewe numvaga ko igitaramo cya Richard nyine kiza kuba igitaramo ariko gisanzwe. Narinzi ko wenda nimba ari nayicaramo nk'abantu 5,000, nimba yicaramo abantu 10,000, numvaga haza nk'abantu 4,000, 3,000. Kubera iki guhuza Richard n'ibihe by'umuziki yakoze? Yego. Umuziki w'iki gihe navugaga ati buriya abantu, kubera ko abantu tumenyereye guharara, hari abahanzi baharawe ku buryo Richard bigiye kumugora, agiye kumera nk'ugiye kongera gushitura. Publique ntize kuba nyinshi, ariko hakaza abantu bamukunze muri ibyo bihe kuko atigeze agira ibintu bishyashya bindabaha. Ariko burya uko dutekereza bitandukanye n'uko Imana itekereza. Njye nahageze ninjiye muri concert kuko nabanje no gutinda hanze, natinze hanze ati Mana uhe Richard abantu. Burya mwivuga butumwa cyangwa twavuganaga omberaga ko abantu barimo baragenda baza ariko bataraba benshi. Yego, njye saa 10 zuzuye nari mpari. Yego. Nari ndi kuri arena nakoze na stand up ya mbere yo kuvuga kuri concert. Niyo yandeye kuguhamagara. Yego, ndavuga toki reka ngende hariya kare mbonye urabizi ntuye hafi no kuri arena ni wari studio yanjye. Navuga teka nsohoka muri production room ngende muri stand up kuri arena. Nari mfite ishaka ryo kuvuga ngo ni gute nakora ikiganiro byibura kikihuta n'abari mu rugo bakumva ko concert igiye gutangira bakagura amatiki bakaza, umukozi w'Imana akabona abantu bamugaragira. Niyo ntego nakoranye kiriya kiganiro kandi cyahise kikunda kuko kirihuta. Ndavuga ngo Mana yanjye mbabarira, uyu muntu yaragukoreye yarakubashye, ntaze kwisanga muri arena wenyine.
asanga abantu bamugaragiye baje kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze zakunzwe n'abahisi n'abagenzi. Ariko urumva njyewe mu mutwe wanjye ukuntu nari imeze mbere kubw'igitaramo cye, nawe bagati ko hariho abahanzi benshi ko bari gukora cyane banamamaza muri iki gihe, ko Richard ntabona kuri social media akora. Iki gitaramo kiraza kuba kimeze gute? Ni ukuvuga ngo Richard nawe ibintu byamubayeho bingana no kuba waba upfukamye uri gusenga Imana uvuga ati Imana ampa moto yo kujya nigenderaho, warangiza Imana ikabivunjamo indege. Ni ibintu biri ku rwego umuntu wese njye ninjiye muri arena, wumve ko ninjiye muri arena saa moya, namaze gukora ikiganiro nsubira mu rugo kucyeditinga no gusenga, vuga ati Mana mbabara utungura umukozi wawe, umuha ibiruta ibyo yasengeye. Ninjiye muri arena, cyakora nagaze muri arena mpagaze hejuru mu banyamakuru, numva amarira nzenze mu maso. Hanyuma twijize mu gitaramo nyirizina uko cyari kimeze. Tugeze muri concert. Ageze muri concert, ni Tracy wari uyoboye nka MC. Umugabo yari yatumiwe. Umugabo yari yatumiwe. Nawe yaririmbye René Patrick, cyakora yaririmbye cyose ho gake. Tanga ari gusoza kuririmba ariko yari yishimiwe cyane. Wabonaga ko ku ruhande rwa Biriya famille bari biteguye. Barasenze, bararepese, wabonaga bakoze ibintu byiza cyane mu gace gato nabashije gukurikira. Richard yari ategerejwe nk'umwami ku ruhimbi. Umuntu wese yavugaga ngo ariye. Richard yageze mbongewe maze kwitabira ibitaramo byinshi haba mu Rwanda no hanze. Nicyo gitaramo mu bitaramo byose nagiyemo niyo concert nagiyemo ihagararira izindi, sinzi nimba ari nzajya nimeze nkayo. Kuko Richard yageze kuri stage, ubona umuntu wese n'umwana wari uri mu gitaramo, ubona afite inyota n'amatsiko yo kumureba no kumwumva. Kabiri, yagerageje kuririmba indirimbo ze uko zitwa n'uko ziteye n'uko zari zikoze icyo gihe. Ntiyigeze avuga ngo bande musique muze gucuranga muri bwa buhanga bw'iki gihe bugezweho bwanyu. Nuvuga ngo indirimbo Richard yageragamo nimba ari tukuririmbira icyubahiro nk'uko umaze kwikina kuri radio mu kanya nayumvaga. Umupianiste yakoraho kumva niyo, umugitariste yakoraho kumva niyo. Yirinze kujya kure y'umwimerere w'ibyo yashyize hanze. Haba mu muziki haba no mu miririmbire, dore ko yari ari kumwe na Gaby Kamanzi n'ubundi wamubekinze muri studio muri icyo gihe cyabo. Baririmbaga indirimbo ukumva ni musanzwe wumva ukagira ngo bashyizemo playback. Ukabona umuntu wese yishimye, abantu bose bakeye mu maso, wagire ukuntu arena abantu babuze aho bicara, dore ko ngo hari n'ababuze amatike basubira mu rugo. Ndavuga ati Mana uyu mukozi wawe uramwubahishije nk'uko nawe yaraniye icyubahiro cyane. Hanyuma haje kugaragara umupasiteri wari umaze igihe atakivugwa nyuma y'uko bafunze minisiteri ye, ndavuga Julienne Kabanda. Yaje kugaragara nk'umuvugabutumwa wari watumiwe muri iki gitaramo ariko utarigeze agaragara kuri poste n'imwe. Byaba ari ukubera ko batashaka kugira ngo abantu bamenye uwo ari we uzabwiriza, cyangwa n'ubwiru n'ubundi yarinze agera ku ruhimbi mutazi ko ari ugiye kubwiriza? Mu kuri guhari twebwe tubwirwa amakuru y'igitaramo n'abatumirwa bacyo. Nitwigeze tubona afishe nitwigeze tubona Julienne Kabanda kuri afishe. Byabaye nka surprise. Ariko turashima Imana kubw'iyi surprise twabonye, kuko nabyo ni ibintu ngiye gusobanura ku rwego rwandenze. Njyewe nagiye mu makonseri menshi atandukanye, ariko hakunda kubaho ikosa rimwe mu buryo niba navuga ngo c'est une erreur spirituelle. Ibitaramo byinshi umuntu yinjiyemo usanga abantu wagira ngo bazanywe no kuririmba gusa. Ijambo ry'Imana ubusanga bariha intege nke cyangwa agaciro gake cyane. Ndetse n'abigisha bigisha boriyanti ibintu muri bya bintu umuhanzi yateguye. Kandi buriya ikintu twatumye kuri iyi si twahamagariye guhindura abantu abigishwa ba Yesu Kristo.
twahamagare kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku buryo iyo ubonye mikorofone uri umukozi w'Imana niba usize udashakiye Kristo iminyago uba wibeshye cyane. Ivugabutumwa ntabwo bugeze ku ntego yacyo, kubera ko Richard ari umunyamwuka cyane. Yahisemo umuntu ushobora gukorana nawe muri misiyo afite mu gitaramo cye, kandi mbona babaye successful mu buryo bwose. Kubera iki? Mwene Kabanda yadutunguye cyane. Richard Nick yageramo ahagurutsa aramupresenta amwita mushiki we, atubwira ibihe byiza bagiranye n'imvune bagize muri uyu murimo w'Imana. Biba bintu nyine abantu bose bafashwe n'amarangamutima. Bonyeka ko amarangamutima yaturutse ku bintu bibiri. Icya mbere ni icyubahiro Richard Nick yahaye Julienne mu ruhame, byakoze ku mutima w'abantu. Icya kabiri ni ukongera kubona Julienne ku gatuti kariseriye nka kariya. Ngo yarakumbuwe ku buryo abantu bari bafite n'amatsiko bibaza se yakongera guhabwa ijambo mu ruhame, akagira icyo avugira imbere y'ubwoko bw'Imana bungana kuriya, kuko urabizi ko Julienne nawe mu bihe bye yahuzaga abantu bangana kuriya, nespa yahuzaga abantu bangana kuriya. Noneho abayamarangamutima ukuntu Richard a presence Julienne Kabanda byonyine bidukoze ku mutima. Icya kabiri twongeye kwishimira kubona Julienne Kabanda afite mikorofone avuga Imana mu ruhame rw'abantu bangana kuriya nyuma y'igihe gishize nyine minisiteri itagikora cyangwa urusengero. Yego, Julienne Kabanda icyo nshima kuri we, yakoze ivugabutumwa ritavangiye, yaprofisa umwanya hawe imbere y'Imana. Yasomye ijambo ry'Imana ryo muri Luka muri 15, inkuru y'umwana w'ikirara. yego, wisubiyeho rwose ariko buri ibiryo mu ngurube ze yari afite hariya. Mugatari ko yisubiyemo aribwira ati mu rugo wacu kwa data hari abagaragu bararya bagasigaza. Umwana afata inzira yo gutaha. Yahuje icyo cyanditswe akidevelopa mu buryo bw'ingingo enye zitandukanye, wenda abantu babishake kuri social media biriho kuri za nkunda gospel n'ahandi. Julienne Kabanda ndamushimira iki kintu yakoze ntajya mbona mu bitaramo bya gospel. Julienne Kabanda yamaze kuvuga ijambo ry'Imana, ahamagarira abantu kuza kuri Kristo. Ndashima Imana rero ko iki gitaramo ngiye mbona cyabaye successful mu nguni zose. Uwagiteguye niba yari ari gushaka amafaranga yayabonye, niba yari no gushaka ko cyitabirwa n'abantu kikaba successful ari nikuzura byagezweho. Na Kristo aho yicaye mu ijuru avuga ati ngenda tahira aho muri ibi bintu. Julienne Kabanda yamushakiye iminyago mu by'umwuka no mu by'umubiri byose byabonetse. Ahubwo se buri umuntu wese agiye ategura igitaramo kikagenda kuriya, ugira ngo n'abaririmba sekira ntibahindura umuvuno. Hanyuma mwibarize bikeme. Ubwo rero Julienne Kabanda nkiraho Imana imugisha ku bw'icyo gikorwa Imana mukoresheje na Yesu Kristo atahana iminyago. Hanyuma tukira aho ngaho nashaka kwibariza ibintu byose byabaye mahwi cyageze neza. Njyewe mbona byagenze neza, n'itangazamakuru ryafatikanije na Richard neza. Yego, kumukorera protocole no kumwamamaza igitaramo. Ibi bintu birimo benediction divine kurusha kubyomeka ku bantu. Kuko abantu bateguriye igitaramo Richard cyo cya mbere bari bateguye, kandi ibitaramo byose bateguye ntibyagenze kuriya. Yego, ibi bintu nabyiboneyemo ubuntu bw'Imana kuruta rwose kujya muri hanyuma n'ubuhe buhanga bwakoreshejwe kugira ngo iki gitaramo kibe cyakwitabirwa, dore ko abantu bafite n'impungenge nawe wazihereye uvuga ati uyu mugabo ne yari aherutse ntago aba generation y'iki gihe yari muzi cyane. Gute rero ubu bwinshi cyangwa ubu bwitabire bwaje kuboneka? Njyewe nabonye ibitaramo byinshi byamamazwa kuruta uko icyari cyamamajwe, ariko bikarangira bifeyirinze. Juste ibanga rero ryakoreshejwe ni iri. Nubwo ndi umutekinisiye, ariko uyu munsi tekinike zageze zo gusesengura sinazibasha kubw'iki gitaramo. Mbona habayeho systeme bita amaviology. Maviology no kujya ku mavi mwana.
bikaba ati systeme yabaye ni mabiology yakoze ibintu naho kurebera ngo umva hari ibitaramo byinshi byabaye mu Rwanda bigira n'abaterankunga karabe mugabo ukundwa. Nari ngarutse kugira ngo tunagana ku musozo nakubazaga ngo iki gitaramo ni irihe banga bakoresheje kugira ngo abantu bitabire iki giterane cyangwa iyi concert ari shari n'ikigenda hayi. Nakubwiye ngo kuri iyi nshuro sinemerewe gusesengura. Hanyuma amakuru ari hanze avuga ko haba harakoreshejwe uyu mubyeyi mama Jeune Kabanda nk'umwe mu bantu basabwe buzuza iyi BK Arena. Urabizi ko afite platform ahuriramo n'abanyamuryango abahoze ari abanyamuryango be, akaba ari ho banyije amatangazo yo gutumika bigatuma ubwitabire bw'abantu buboneka. Abo bantu bari kwiremera ubuconshero mwana. Hanyuma Bishani kigenda haye nyuma y'uko igitaramo gisojwe yavuze ko atarazi ko Julienne ahari. Hanyuma Julienne uko ayibonye yatumiwe kuri stage mutunguwe cyangwa yarazi ko ari bubwiriza. Julienne Kabanda icyambere yarazi ko igitaramo gihari. Hanyuma yari yiteguye ko ari bubwiriza. Buretse umva Julienne we yarazi ko igitaramo gihari. Yarazi ko anakizamo. Cyakora ntidufite ukuri kuzuye kw'ibyo yaganiriye ni bogisi. Kuko nyiri ubwite mfite amajwi hano ndibuze gukina mu kanya yivugiye ko atarazi ko mushiki we ahari, amubonye aramuhamagara. Mu bigaragara kuri gahunda yari ipanzwe, kereka nimba yarapanzwe na ba nyiri gutegura igitaramo nyiri ubwite atabizi. Simbizi. Hanyuma Julienne we yababwiye ko atunguwe ageze ku ruhimbi. Julienne we aje kubwiriza. Yaje kubwiriza nk'umuntu Richard ahamagaye amutunguye. Yego. Akamusaba kugira icyo avugira imbere y'abantu b'Imana. Aho ndahumvishije rero. Uri kumva? Aramubwira ati mushiki wanjye twaruhanye. Bakoranye umurimo, twavunikanye, twasangiye, twishwe n'inzara kimwe turi mu murimo. Ndagira ngo azabasuhuze. Noneho mu kubasuhuza ahita nyine abasuhuza mu ijambo ry'Imana. Hanyuma uko nabibonye Julienne yafashe uruhimbi, Richard ahita abura ku ruhimbi nk'umuntu umusigiye umwanya bafite banavuganye bananziranyeho. Richard w'icyo natekereje ubwo busesenguzi nubwo udashaka kubujyamo ariko ibyo byabaye. Richard we icyo natekereje kuko Julienne yaramuhamagaye nyuma aramubura. Mu kibuga habamo mito ya mbere n'iya kabiri. Uri kumva mama? Kandi nyine iyo umukinnyi ari gukina bashyiramo 15 minutes ngo ajye kuruhuka agarukane imbaraga. Yego. Kuba Richard we yagiye kure y'uruhimbi agasiga Julienne Kabanda. Nk'umuntu utaruzi ko ari buze kubwiriza. Agusigiye uruhimbi bate ko yaraje gusuza abantu. Kuba Richard we yagiye ku ruhimbi yavuye ku ruhimbi nyine agahita agenda. Julienne agasigara. Biriya byabaye nk'akaruko bashyizemo. Ariko kugira ngo Richard ajye kuruhuka no kwambara. Yego. Ariko Julienne ntiyarazi ko Richard yagiye muri pause. Yego. Kuko yanamuhamagaye. Yamuhamagaye ati brother where are you? Uri hehe? Ariko protocole ishinzwe Richard yari mufite ijambo kurusha uko Richard aryifiteho. Yego. Sibyo? Yego ndabyemera. Ubwo bamujyanye ati jya kuruhuka ujye no kwambara kuko yagarutse yambaye umwambaro utandukanye no yari yambaye mu gice cya mbere cy'igitaramo. Julienne Kabanda aza akomeza ijambo ry'Imana. Cyakora ikintu kirimo ikintu cyo nabonyemo nyine urabizi ko ngiye ndi kuvuga ibintu ndeba mu nguni zose sinyajya ku ruhande rumwe rw'igiceri. Yego. Julienne Kabanda we nubwo Richard atigeze agaragariza mu ruhame ko Julienne Kabanda ari uzabwiriza, ariko Richard yari azi ko Julienne Kabanda ari ugomba kubwiriza. Yego. Izi mpamvu Julienne Kabanda ajya gutangira kwigisha byerekanaga ko yateguye ibyo aje kuvuga. Yego. Sibyo? Niyo yaba ari inyigisho atari yateguriye kubwiriza muri arena
ariko yiteguye akaba hanyuma uramuriza uti izo mvugo uri kumbwira nizo Richard Nick yavuze ati sinari mbizi ko hari ndabihuza se ninjye wabitangiye. hanyuma ubwo abarimo kuvuga ko yaba ari umwe mu bafatanyabikorwa b'iyi konseri uyu mudamu ko yumva ahubwo icyampa Imana akaba ari we, kuko njye nabonye igitaramo cyageze ku ntego nitaye ku nzira byaciyemo biziba. Reka tugushimire cyane. Yego papa. Uri umugabo mukanya utega amatwi wumve icyo Richard Nick Ngenda yatangaje nyuma y'igitaramo. Sawa. Tumushimire cyane Bikemo wa Yesu wahatubereye atubwira uko igitaramo cyagenze cya Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.